ariko twamufashe niko twamufashe nakwegera inyuma twamufashe turebe ko bigiye mu modoka nitwe twabyifata reka tubakubite vene ku kibuno birangiye bitahe umuntu bamuvunaguye ngo mubajyane telefone bayimu umwana urasimbuka ariko abangaba n'abakobwa barasimbuka byatari ndagusuje ukurikiye Emahirisi TV nitwa Emmanuel. Ibisambo byamaze gufatwa hano muri Kigali ku Gisozi ahazwi nko kwa Gakire, ubwo byari bimaze kwiba umuntu wari ufite telefone bigerageje kuyimwambura ku ngufu, ubwo byageragezaga kwirukankura bikaba byamaze gufatwa. Byatangiye bite, byagenze bite? Inkuru yose ni hano kuri Emahirisi TV. Nkwibutsa niba utarakora subscribe gukora subscribe. Nkuko rero mubibona abajura cyangwa ibisambo bibiri bifashe umuntu warimo avugira kuri telefone hano hazwi nko kwa Gakire ku Gisozi. Ubwo ni hano ahazwi nko ku maesikariye ubuzamuka umuhanda uzamuka, nibwo umuntu yarazamutse avugira kuri telefone, umusore rwose ukiri mutoya, ubwo ahuye n'abasore babiri no bakamwitambika. Ni mu masaha ya 5:30 n'igice gutyo y'ijoro. We aravuga ko yarimo avugira kuri telefone, hanyuma abantu bamwitambika bagatangira gushaka umwaka telefone, bakagundagurana bayirwanira. Yanakomeretse ubwo yageragezaga kwirwanaho nyine kugira batamutwara telefone, ariko bamurishije imbaraga. Nk'uko mubizi abanyarwanda ni twe tujya tuvuga cyangwa bavuga ngo babiri bishe umwe, niko umugani ujya uvuga niba nkuciye neza. Rero bamurishije imbaraga bamwambura telefone, ubwo barimo bagerageza kwirukanka. Umusore yatabaje, ubwo ni abasore babiri cyangwa ibisambo bibiri cyangwa abajura babiri, ubwo rero barimo birukanka maze gutera induru. Nibwo abaturage twabashije guhurura n'abandi bagiye batandukanye baratangatanga. Ubwo rero muri bya bisambo hari abantu barimo banywa agacupa. Abo bagabo barimo banywa agacupa, rero havuyemo umwe afata igisambo kimwe, ikindi ubwo cyageragezaga kubacika nyine muri ayo masaha yarakuze. Umwe muri abo banywa agacupa yahise agikurikira, ubwo yaragikurikiye ubwo n'inzego z'umutekano nyine, ubwo ndavuga abanyerondo n'abandi babishinzwe, bahise batangatanga igisambo cya kabiri cyangwa umujura wa kabiri abamaze gufatwa. Ni ibintu bitari byoroshye rero, ariko Imana ishimwe, Imana yakinze akaboko, ntago uwo bagerageza kwiba telefone bamwishe, gusa yakomeretse, ako nubwo atakomeretse cyane. Rero ibisambo bikaba byamaze kugezwa mu nzego z'umutekano. Nk'uko mubibona mu kanya turaje tuzamura amajwi mwumve bimwe mu baturage cyangwa abanyarwanda ibyo bagerageje kuvuga, bababaye bavuga bati ibisambo biratujengereje, aba nibo batwiba. Ni byinshi birimo biravugirwa ahangaha, harimo n'abanyarwenya bamwe bati rwose, bamwe mu baturage bakavuga bati mureke tubahane tubakosore tubakubite nk'inkoni 20 ubundi tubareke bigendere ntibazongere. Abandi bati ntabwo kwihanira byemewe. Ni byinshi birimo biravugirwa hano byabaye rwose, gusa birababaje kuko murimo kubibona. Ntabwo abasore bakiri batoya bakwiye kuba biba, bagombye kuba bakora amaboko mu mifuka bagakora. Umwe muri aba basore rero bamwe mu bamuzi bavuga ko yakoreraga mu Gakinjiro. Uyu mujura mbega umwe muri abajura ngo yakoreye mu Gakinjiro ngo hanyuma aza guhomba, hanyuma undi we bavuga ko batamuzi. Turaje tuzamura amajwi mwumva ukuntu hano byifashe, ariko mu by'ukuri rwose ntabwo bikwiye. Umusore ukiri muto akwiye gukora, ntabwo akwiye kwiba. N'abandi mwese mwiba mu birebereho bibabera isomo, ntabwo bikwiye rwose, ntabwo ari byiza. Biriya nibivuga neza ko igihembo cy'ibyaha ari urupfu. Nyamuneka mwisubiraho nimukanye mukora ibintu nk'ibi. Noneho tukagaruka kuri Banyarwanda, abaturage mwe mugenda muvugira ku matelefone, nyamuneka mujye mwitwararika. Ntabwo ari byiza amasaha nka 5:00 z'ijoro kuzamura n'andi masaha ya nijoro, ntabwo ari byiza kugenda uvugira kuri telefone ku gutwi. Ibintu byarakomeye, mugomba namwe kwicungira umutekano mbere ya byose, mukirinda mukitwararika. Ariko n'ibyo bisambo nyamuneka mubigabanye, mubireke. Niba ureba iyi video wiba cyangwa ugira ibintu by'uburara, mubiveho mubireke. Ni imico mibi, ntabwo ari ibintu byiza rwose, ntabwo byazatuma dutera imbere.
Rero nk'uko mugiye kumva amajwi tuyazamuye, ibintu ntabwo byoroshye, ariko bamaze gufatwa ubwo ibisambo cyangwa abajura bagejejwe mu nzego z'umutekano, ibintu byose biraza kumera neza. Ndagira ngo ngusabe wowe urimo ukurikira Emahirisi TV cyangwa ureba ibiganiro n'inkuru tugenda dukora zigiye zitandukanye, muduhe ibitekerezo, mugire inama aba bantu bakora umwuga wo kwiba. Ndabizi nabo bazareba iyi video bisubiraho amashusho, murababona rwose. Twizere ko bitazakomeza ibintu nk'ibi, abantu bakwiye kwisubira bakabivaho. Ntabwo ari ingeso nziza, ni ingeso mbi, ntabwo bikwiye. Umuco wo kwiba ugacika. Ngayo nguko rero ibisambo bikomeje gufatwa hirya no hino mu mujyi wa Kigali, bikora izo ngeso mbi. Inzego z'umutekano zikora uko bukeye n'uko bwije, twongera kubashimira rwose. Akazi mugakora neza. Ubu ngubu bw'ibisambo byamaze kugezwa mu bayobozi, biraza gukurikiranwa, bagororwe, bashyirwe ku murongo, bagirwe inama, bakosorwe, ibintu bimere neza cyane. Ngayo nguko, ndabakunda. Njye nitwa Emmanuel guturuka muri Emahirisi TV. Reka tuzamure amajwi noneho mwumvire ukuntu byari byifashe, mwumve bimwe mu magambo cyangwa ibyo abaturage bavugiye aho ngaho. Ibintu turizera ko bizakomeza kugenda neza, n'ibitagenda neza bigakosoreka. Ngayo nguko, ndabakunda. Nitwa Emmanuel guturuka muri Emahirisi TV. Reka nzamura amajwi mwiyumvire ukuntu byari byifashe. Mbibutsa ko umuntu utarakora like, share na subscribe, uri gukora subscribe ugakanda n'akazogera kugira ngo inkuru zacu n'ibiganiro n'amakuru agezweho byose dushyira kuri Emahirisi TV mujye mubibonera ku gihe nta kibacitse. Ngayo nguko rero, abakora ibintu bibi mwisubiraho, ubwo turavuga abajura n'abandi nkabo, mwikosore rwose, ubundi ibintu bikomeze kugenda neza, u Rwanda dukomeze kumera neza, umutekano ube usesuye. Ngayo nguko, ndabakunda cyane. Reka tuzamure amajwi mwiyumvire. nakwegera inyuma twamufashe. Reka turebe ko bigiye mu modoka nitwe twabyifata. Izo mbwa gusa zica abantu. Reka tubakubite vene ku kibuno birangiye bitahe. Umuntu bamuvunaguye ngo mubajyane. Telefone bayiba. umwana urasimbuka ariko abangaba n'abakomba barasimbuka byatari barasimbuka reba nk'urugo uruntu rumeze gutya ngo rukiba ngo rufite amapeka n'ibiki byose, hitamo ikintu kimwe, ari ugupfa ari no kwishyura ibyo watwaye byose. Urahitamo iki? Ari ugupfa ari no kwishyura ibyo watwaye byose. Bwira ikintu ugomba guhitamo. Ari ugupfa ari no kwishyura ibyo watwaye byose. Urahitamo iki? bose undambaye ntabwo nambaye amabere bagutembeza bano Izi mbwa ntabwo arizo zishe umuntu ejo bundi hariya ruguru. Izi mbwa sizo zamwishe.
murabazi none ejo bundi bishubundi azagase wakora urabizi neza cyane n'ubwa kabiri nimbwa nkazo niba atari nazo nimbwa nkazo kuvuga yuko bagomba niba atari nazo nimbwa nkazo kabisa Jawundi bamwe telefone yanjye shaho. yabanyeze telefone y'ibihumbi 100 wewe bimaze kubyumva Beta na kimena ruke. ntabwo namuhereza natambwira mana bamaze umbwira icyo ngicyo ngo nicyo cyishe mu bari yawe bamabyi muravukana reka ngira iki Naho nyumvira neza. wowe wamabyi Obaye telefone. Naho nyumvira.